vugaga bya bindi abakinnyi binjiyemo n'umudise bari kuri bench ntabwo bari babikuye ariko bagiyemo. That's not the point for today. Nanjye they will get away with it. The administration they will get away with it. Ariko nibura umufana wa APR koko. Okay, of course, the remember they will get away with it. Izi game zose bazazitinda. Ariko abantu bafatishije indege. Abantu bafatishije indege. Ngo ni in case avuni yaretse muri iyo case kamubwiza ukuri mukama yani kukina ku mwanya wa Shoma ariko ibaze gufata umukinyi uri muri squad yawe ukamukuramo ugategereje undi muntu indege amafaranga uza explica gute urumva ugategereje undi indege kugira ngo aze kurya bench. Okay none amafaranga uza twarize ko Dick yavunitse no kuri nejo no kuri bench yari yambaje. We were right nyine ibintu twavuze nimbura umufana wa APR ibyo bintu abagombye kuba byumva ufite umukinyi muri squad ko icyo utajyanye mukama ko icyo utajyanye Shafi niba udashaka kurekrita mu bandi ma equipe yano mu Rwanda ko icyo utazo Fred de mission nabone ba mukama na ba Shafi bokira amafaranga yanuze ya mission muri office ya muri administration ndabizi they will get away with the point yabari abakinyi kora ko muri gutsinda like yo ariko ntago bikuraho point yanjye najya no ku explica aha amana amafaranga azabwa ngo twatsinze se u Rwanda twarushije kuri mama ariko mu ndani akakanya reka tubireke shara kuri APR muri gukina neza. Shout out to players. Shout out to the players. Administration na shout out Mbahaye. Yeah, and we are back with the Vazopod episode 24. Yeah, bro, tukuita kabisa. No musina episode yacu bize kwihuta. Let's shoot. It's very short. Yeah, muri kumwe na Kabey. Yeah, ni bijinyi bisanzwe. So today episode actually like this like muri nka match tuzajya dukora ka review gatoya. And ka recap kuri match zabaye muri Nile conference. Rero tudatinze rero cyane ya BAL yaje. cyane kabisa bro. Yeah man. Uko rukatubivuga nabi nkubwira kwa kundi ubu it's either that I will be wrong or right. Navuze ko kuri NCT ari ugucaho MBB ari ugucaho kandi niko biri kugenda APR rwose kugira 80% navuze iri kugaragara byatari ya guarantee watanze urushize kabisa guaranteed. South Africa is guaranteed kabisa guaranteed ya man. None se rikona bimeze bite coaching yawe nanjye naremeye noneho nawe kubwira convincing nge nawe kubwiye ko James Maye Jr bro he's a genius. Yeah man, he's a genius. Okay well let's talk about a game ya mbere na Nairobi City Thunder. Urebye for me ira kintu nabikubwiye n'abantu n'abamekanisyi no gushakisha na chemistry kabisa. Coach Maye ya outscorinze outsmartinga uramutoza wa NCT. Ariko na karite nayo na karite wabibonye ntaziri hasi ni kimeza kabisa. Ni basket twari turi kuri match ya championnat skate ya ulinzi na umoja ya na yumva kuri match ya muri Rwanda Basketball League match ya UGB na Espoir harimo karite kurusha ulinzi kandi ulinzi matima komeza kabisa ni kimeza kabisa. Yeah man, rero fan uze kuri match ya mbere Diarra wagira ngo Diarra no ameze nabi. Diarra yana no afite ariko tubanze dutaga abashara batwubakinye barimo kwitwara neza. Nore niwe best pass niyo mu pass wa mbere mwiza muri ma conference yose. So ari kuridinga muri assist. Ari kuridinga muri assist afite ama assist 8 n'igice per game. Menshi cyane. Ni mu conference yose yaba ari Sahara yaba ari Karari. Ni menshi cyane. Yeah man, no. Diarra. Ari kuridinga muri nuze overall. Ari kuridinga mu rebound. Ni wa kabiri mu manota overall. Muri ama conference yose.
akaba ni wa mbere muri rebound arusha Almeida ura wa Criona rebound niwe wa mbere afite akora rebound 13 kuri game noneho mu manota gutsinda ni wa kabiri mu conference yose umuntu muri imbere n'inoze gusa ni Boss ufite 29 we azafite 22 muri block niwe wa mbere nama block ane buri game myaka y'imikeya yes 24 ikintu kigaragara ni mpamvu nari arimo hano bafitanye nuze ira combo ya no chemistry renze ni Shaq na Kobe Nore azi gukinisha Shaq and Kobe cyangwa Penny Hardaway na Shaquille O'Neal we na nuze we na Diarra bameze nabi shaka kuri bo kabisa kigaragara nyine ko arimo chemistry kabisa oya n'umutoza nawe afite mu ruhare rwinshi cyane of course niwe nyine upanga amanuze ni upanga ama plays shara rero kuri coach undi muntu Seriga the Sauce aka Impo Axel niyo muntu Seriga the fucking sauce yes sir ahora mujama kangwiza ukuri yes sir okay keep saying is a shout out but I will add some comment on that guy Seri niyo mukinyi wa mbere ufite percentage nziza ya 3-point shots with a few minutes more than 50% afite iminota mike kandi ntabwo arimo gukina iminota myinshi muri APR that guy was 70% ura mujama muri corner bro 75% bro ni nyinshi nuvuga ngo muri 3 point eshana ashamenye eshatu enye 75% muri enye shiramo eshatu 75% nuvuga no leadinze neza muri 3% percentage kandi it's very ku bantu nuvuga ngo niyo muntu reliable muri yakona wamuhaye arazikira kandi no the good thing nuko ball movement ya James Maye ira mu favorizeringa neza ku buryo yisanga ari muri corner na ball agahita yivuga nyine kigaragaza yuko bamenyeranye props kesa kuri coaching nuze na ball movement ya ball movent iri hejuru baramenyeranye n'ukuri pe Peruzo imeze ifite ikipe imeze neza ndumva ngewe okay I'm still standing kuri prediction yanjye ko bafite 80% ariko niba if they prove me wrong bagatsinda na Al-Ahly nza kabisa Al-Ahly rero maze kubona match zayo nayo ifite abakinnyi nyine bari experimente bazi icyo gukora ariko nanone Al-Ahly nuze niba kina Al-Ahly ya gutanga one advice Boss ni umufata neza kandi turabizi tuzikunda kimwe kirari yanshobozwa atesha umutwe Boss urumva turabizi Boss na handi hana ajya ci buryo kabisa umujene kuri 3 point ntashuti cyane ureka abandi bantu batsinde ariko averaging amanota 29 I believe nabona byibura yatsinze menshi akabona 15 nayo ngaye ushobora kuzaba ukoza akazi uko APR ifite abantu benshi bashobora gutsindira irakomemo hasi ifite Diarra ifite Ndoye ifite Bakoti irenze no gukina neza cyane Jason Wando ni umushuteri mwiza ashobora kuzamura umupira ufite Badia Noel ufite Nore ahubwo Noel muri game ya kumwe na MBB Noel niwe watsinze niko abantu batabizi Noel mva mbego umukinnyi ukomeye we na Seriga the Sauce we na Seria na Ndoye bagize match nziza kabisa ni oya nyine mye kuntu ndeba nyine nago ndeba wakinye ngo cyane kazamu ndeba umukinnyi mu moment mwari muri hasi ninde wabashize kuri pace kuko Ndoye na Diarra baratsindaga yego byari byabananiye kuzamura hari umuja score ariko Seriga the Sauce Mpoyo na Badia bro batumye APR iva kuri ya deficit ya 8 points irazamuka nibwo yahise itangira kuri dinga kabisa kuri karita ya gatatu iyo ngiye nama nimwe nshobozwa izi match ntabwo ari kuzikina neza afata umupira ubwo tubona afite wasi like you don't have to prove anything twabize umukinnyi mwiza akafata umupira gatona turnover direct agataruka you need to be patient tuza igame ni yawe Al-Ahly sinzi uko umutoza azabigenza ariko nyine iminota ufite aka kanya ni mike ariko niho ari kubyitera yego urinjije ufite wasi urashaka gutsinda kandi noneho urabona yuko iyo yarekuye umupira akagenda agahagarara ahantu hamwe wenyine umupira umugarukaho agashota 3 point urumva ikindi rero urebye afite nge muze kuri match ya Etihad niba buza Boss
ndakeka for kandi now nshobozwe birayi narabishoboye niyo yakora amakosa hari abandi wa God ndakeka for now ko bamufata nyine ndakeka for akugomba now kumutesha umutwe ndabyumva nyine ndakeka ko for now bari muri video session bari kureba games za nani za byose yaba bari muri APR urumva baba muri APR baba bari muri alali is games za BAL cyangwa za rege so I believe ko games bari kuzireba nonanga they adjust ku buryo niwe mukinyi wonyuri deadly hariya urebye niwe okay fine nuva niwe muskora umuntu ushaka gutsinda amanota 28 wari ku averaging muri 2 games ari ku averaging 29 nizamaze gutsinda bashaka undi muntu utsinda bamutesha umutwe byira bava mafite nk'eshaka urakoze kandi nawe ubu arashaka guprova kuko azibya APR niki kirari anshobozwa amutesha umutwe amukorera amakosa nashaka yuzuze ari abandi bantu kabisa Obadi arahari nuze Jason Rwanda arahari Nora arahari abantu shobozwa bamuha akazi kamwe bamuha akazi ko kumudefanda wo gusa apana muri yamushakiye guscoring we nacyo buriya nshobozwa yari wenyine kuri atatu it's okay nyine nako nazamura umupira nagira ikintu na kimwe anawutange yagiye muri kona bayimusubize naba ari open ashute ya ubundi abantu akine bwose ngewe rwose namwemereye gushuta namwemereye kugira iki predictions za twakoze kuri BAL for now ziri kugenda ndashaka ko I don't want to be right mugani wawe ndashaka ko mba wrong kuri Alan ndashaka ko apel nyuma y'izi game ebyiri apel igomba gutsinda ifite ubushobozi bwo kwitsinda kuko apel ifite ahantu hose irakomeye yego ahantu hose irakomeye cyane yaba arimo hasi irakomeye yaba ari aba guards barakomeye yaba ari abantu babasimbura inyuma ya arc barakomeye hose ahantu hose barakomeye kandi none ikindi baramenyeranye uriyo bad yaraje ahita afatisha Jason Rwanda ameze neza the good thing nuko no ari gukina with Smile he's enjoying uri kubona ko he's enjoying kabisa rebound imipira kuri bo nta kibazo ufite ndoy ufite uvuga ngo bari treat no ku ma lobs Obadi arabyumva arazamuka ubona bayagatagereza diari nyuma lob tabo ni lob city of it cyane lob city apere bagukina nka lob city ya kera yakoze bari gutanga entertainment imeze neza abafana bari kujya muri arena rwose they are really happy bari kugira fan mbese biraryoshye cyane man we are very happy the way kabisa apere mo gukina sharana none kuri Mars nako kuri May afite equipe arayumva iki the last episode rero kuvuga ngo digweitinga kuri APR like kuba muri gutsinda still je point yanjye nayitanze n'ubundi ibyo navugaga bya bindi abakinyi binjiyemo n'umudiste wari kuri bench ntago bari babikuye ariko bagiyemo that's not the point for today nanjye they will get away with it the administration they will get away with it ariko nibura umufana wa APR koko okay of course the remember they will get away with it izi game zose bazazitinda ariko abantu bafatishije indege ngo ni in case avuni none muri iyo case kamubwiza ukuri mukama yani kukina ku mwanya wa showman ibaze gufata umukinyi uri muri squad yawe ukamukuramo ugategesha undi muntu indege amafaranga uza explica gute urumva ugategesha undi indege kugira ngo aze kurya bench okay none amafaranga uza twarize ko Dick yavunitse no kuri nejo no kuri bench yari yambaye we were right nyine ibintu twavuze nimbura umufana wa APR ibyo bintu abagombye kubyumva ufite umukinyi muri squad ko icyo utajyanye mukama ko icyo utajyanye Shafi niba udashaka kurekrita mu bandi ma equipe yano mu Rwanda ko icyo utazo Fred de mission nabone ba mukama na ba Shafi bakira amafaranga yanuze ya mission muri office ya muri administration ndabizi they will get away with the point yabari abakinyi kora ko muri gutsinda like yo ariko ntago bikuraho point yanjye najya no ku explica amana amafaranga azavuga ngo twatsinze se u Rwanda twarushije kuri mama ariko mu ndani akakanya reka tubireke shara kuri APR muri gukina neza shout out to players shout out to the players administration na shout out mbahaye no murayinyema anyway so
ariko ikintu nshaka kuvuga kuri BAL katuvuga kuri APR gusa kuri umutoza wa MBB ikamubwiza ukuri me yari karta ya mbere ni ya kabiri urumva yari yamuburiye ukuntu ari buze kumutsinda yari byamunaniye pe nabica ndareba ariko byari byanze ahantu yabereye umuswa me yahita fatira advantage yari afite umupeti 21 Craig David ufite nuze 7 feet 7 ndakeka ni umupeti bro wo muri 2003 afite 22 ntabwo 22 urumva bro ndoyi Diara karta zambere bye zabana nikora cya kijaba cyagaraga muri print gutya bakabura uko bakina abakinnyi bose kuri trap nizigiyemo me yabugize amahirwe uramujama aramwicaza yaragasa ndagufatiranye urumva ufite uzarebe mwari mu hagati muri paint yarimo umuntu murebe Diara nta kiranyage cyane nyine yari none Diara azi uyu mupivo nimero bamukinije umupivo wa reg yatari urumva ikintu cyabaye muri la match cyakoze ira recruitment ni recruitment kabisa ariko ikuyeho Diara ira pressure kwirirwa ari kugundagurana n'abantu muri paint agukinira match neza cyane ira ashobora gutanga gusimbuka amalob bikamuryohera du stats twe urabizi kuntu dukunda katwibonera abana Diara warishimye kabisa cyane ariko wabonye ko abonera na abasifuzi ba RBL wabukora discipline afite mwariya aya rega Diara ari kwigurisha contraire aragere ariko n'abasifuzi bro they don't miss a thing abasifuzi mu Rwanda bari kwiga ibintu biri kubera muri BAL bajye bigiraho hariya they don't miss a thing like n'umukinyo nta n'ukuntu wa reclame ko they don't miss a thing buri wiso yose bari bivuga rwego rwo hejuru urumva bitewe n'ugene ira niyo misifure kabisa ariko I need Mpoyo kugetinga more minutes kabisa uyu usko nka match zakinye minota nka 20 ndumva nka karta ya gatatu hafi yose ni yakinye yakinye minota nk'ibiri hanyuma cyangwa itatu kabisa umva rwose bamuhereza iminota rwose kuko ari worth it iyo minota arikoresha neza niwe mushuteri ubu APR ifite APR ngubu kabisa igomba kuzamura imbere twaravuga ngo nuzari tiade zayitsinda kiza mani zari match komeye ari match ryose ariko APR zayitsinda nagurame nge sinavuga ko APR yayitsinda APR komeye iramenyeranye nabonye match yejo nyine na MBB mbona kuntu mitirangiye navuga no APR arakano bagomba kwa Justin aho gatoya kuko yo bakomeza kuriya karta ya gatatu nuko Imana amanota bari kuyakuramo cyane buriya uzarebe buri gihe half time nyine ama equipe yose abagifite imbaraga afite kunashaka kugira n'abatozo bari nyine wowe kuko no kuri match no kuri mvangwe no nta equipe man uzarebe no muri NBA nta kipe ishobora kurangiza indi half time yagora gute kire uzarebe akenshi score izambuka muri karta ya gatatu akenshi uriya bibagaki birashoboka ko bishobora kuba bakaba blowing muri nuza muri uzareba ku blowing muri half time gabirangiye gute tuvuge wenda tugagucya no muri NBA n'ahantu henshi game 1 ya Celtics na Knicks nyina blowing ku karta ya gatatu minota ya kabiri Celtics yabaye irusha Knicks amanota 20 bakayakura game zose kandi akuza akenshi ama scenario menshi akunda ko kipe zirangira muri nuza muri karta ya gatatu ariko no muri manda kuri match ambe uze Nairobi zitanda nayo yari wabonaga ko rwose nyine wabonaga ko zikari buze gucika ariko nyine byarangiye half time batarushana baratabe ariko wabonaga ko APR ya game ifite rwose wabona ko ako ningi ya MBB nabonaga nta kintu ubu nta kuntu wabivuga wabonaga bro usko Nairobi zitanda zamuka APR ku manota arengane bro ikipe kuzamukanye amanota 8 tikangwiza ukuri iyo kipe muri BAL iyo kipe yagutsinda hata babonaga yuko uzima wabonaga gutyo bari barimo gukora amakosa menshi cyane bari abatipe babo hasi Sibonye yari ifite amakosa menshi ukabona karta half time irangiye uramutoza sinzi ikibazo uzira bonge yari yemdaga kuzuza
harimo bafite nk'abatipe nk'abantu bafite amakosa nkanga yewe reka mbwire Patriot nimba ifite amafaranga ivugane na Craig David nimba ushaka guha APR akazi muri nimba bashaka batanye bavugisha uriya mupeti ni ikigoriyati kingana kuriya uriya ntago rega muri basket yacu ingi ya FIBA atari NBA ikintu kinini muri paint agufasha ibintu byinshi cyane niyo mpamvu rega Patriot struggling muri nuzi nta muntu ufite wahagara muri paint akagira amaboko kira niyo cyagira gutya kikazamura amaboko gusa byabihaye ubona kuntu ari ku block abantu adahagaze akubita ariko agakina iminota ikomeje iminota 9 akakuzamura amanota anyway jewe ikindi ndashaka shout out witonze Justin kabisa petit frère tarimo kubona tap iminota yawe uri kuyikoresha neza kandi uri kugeninga experience zimwe zirenze byatari shout out to you petit frère keep doing what you doing the work ethic kora petit frère ndabona fitire yawe kabisa iri promising aho nyira celebration ariko kabisa bikimbuta kabisa that was great kabisa ya Ebola ari byiza ugomba kwishagira celebration bizamura morale yawe n'aba teammates abana kubita gahita bikimbunda kabisa bari sawa cyane shout out to you bro reka bro n'ibindi bisanzwe rero nizere yuko kabisa federation igire kuri BAL organisation kubibabi ifite budget yego ariko kuri budget yayo ushobora kuba smart mo gato mugakora kuri budget ya nyeya mugakora karyoshye mukaba smart nye tu smartness ikagira players igiye kuza ubucuruzi wanyu mushaka bafatanya bikora reka turangiza ngaha tuzongera tuvuge ibindi ubutaha go Lions shout out kuri APR muri kuduha ibyishimo muri gukina neza South Africa ubundi ndabizi neza iri guaranteed kabisa so naho ubutaha tuzatanga indi episode nkaryarira après match ubwo ni mercredi we promise zaba indi episode kabisa kuri reaction na penalty hard kabisa that is the real test ubundi wamwe ngo tuzamenya ko APR ikigomba kongeramo urumva hajya roster babafite ubungubu nta mundi bakongeramo bajya voilà ubumwe bakuramo bakongeramo ikindi nanone narabivuze Mila his mid anagari mid cyane ni ibisa nyine ntabwo ari umukinnyi nka Noel cyangwa Rando ari mid Mila man kuri rebound njemba mbona okay biterwa rega na role afite ntabwo ari umuskora compteur nyine ngo azagire Mauza abana turibanda radufata ka defense aragakura kuri amaboko ye maremare sha kuri mira nge nawe nta kibazo nge ari mid nge rwose ari mid so mid kabisa nago ngo ari hasi nago ari hasi is just nyine biterwa rega na role afite biterwa na role mutoza wa yasanzwe nyine nago yarokora ikipe nago he cannot play a game nago yarokora ikipe ameze nge mbona defense imeze neza Steve akina nawe yabikina Steve yakina ariko nyine like none se hanyuma Mila wenyine bavugaga nyine wamugana agomba kuza mu ndege kugira justification y'amafaranga imere neza anyway shout out kuri APR mutubabarire mukomeze mushimishe abafana kuko barishimye abanyarwanda bose barishimye aho bavuye entertainment like muri gutsinda na manieri for the first time nabone big boss ari kuza mu yishimye this time no gutsinda arishimye byatase mu match yose cyose no kwa kabiri azabari and we are expecting entertainment kabisa sharing the ball the Maye way kabisa ni sawa kabisa the Maye way kaka share the ball ngizo yo kaka boni sawa cyane the Maye way anyway shout out kuri coach James Maye Jr Yeah, shout out to you coach kabisa mva natwe dushaka gutoza we are learning from you kabisa you are very happy and I hope coach Coach Igor nago muzata uko mwaje kubera coach Maye mva niyo kumwigira ibintu byinshi cyane shout out zero shout ku bafana bari kwitabira BAL muri kuza ari benshi mukomeze mwitabire dutere morale nyinshi APR naho butare muri kwa gatatu sawa bye peace ikindi nukuri kw'Imana hajya wakatinzira nago urakatinga bari babwire kuri subscription kabisa nawe nukarebe ya tuzamure nuze imibare ya nangize ngo akase share the video subscribe ku bataragira mu like comment zanyu twazisoma
yeah, like, the good thing nago ukumva ngo no guhetinga nago guhetinga like niyo muri comment bya tutabyumva kimwe ntacyo bitwaye let's agree to disagree bari kumva ko nimba biba bitagenze neza ari gutuma basket yo mu Rwanda iba elevated kugera kuri princess twese dushaka kugeraho rero tuzamura ama numbers, try to share and naho utarero muri episode ikurikiraho kwa gatatu. See you. Peace. This podcast is brought by iSmart House, your best podcast agency in Rwanda.